mwana wa Hanta tuzi tubwire bugenze bitubaye iki Hanta mama binikira Hanta ari kuza umuntu w'umugabo turakubuza ubaye iki reka ibintu byo kurira tubwira icyo ubaye Kamudugu ugiye kunkora ibintu nka byabi ibi ngiye arwo nkubwiye ko nkwanze ngiye mvuze ko ibyo gushaka mbivuye none se ubwo nudashaka ngenda baho ese w'inkuru sekunde buri kunkubite my daughter mama Kara reka ubwo ndeba ahangaha ibintu byose byaranacanje ubwo tagucanga nubwo nagize amahirwe nkaba naraje ariko ndabona akavuyo kakiri imbere yanjye nkiho n'umuntu witwa Isabelle hano gumya kunkorogoshora rero tarajya kure agiye ngo nkubwire mwana wanjye kuko wagerageje ukagabanya amahane we muntu atazakugwaho kuko ugasubira muri gereza gusa kuko buri munsi ariko buruzi ko ari ahetse nk'amagi kuko umunsi igihe ugira izaguturikiraho mwana wanjye reka gushwanyukiraho ubu koko uvuye muri gereza utarebye udasogongeye kuri iriya ntawe ese mama atari we nyirabayazana uyu mugore ni nyirabayazana n'umwe kumureba n'ubundi mbera nk'umuntu ugifunze kubera yuko ariko ubu ngubu nta somo wakweyo kwihangana kuko numva bavuga ngo kwihangana bitera kunesha wakwihanganye koko basi ukareka akabanza akabyara mama we rega hari n'igihe wamugana umwana ari n'uwawe kandi nyamara hari n'igihe n'umwana ari uwawe urashaka kuzamfatanya n'uyu muhungu icyo ni ndamwirirwa munsi ndagiraho nawe azabimbwira ameze nkawe ntimuhinduka neza ingene nase umuntu namutereye inda nayimutereye he Hanta sekonde Hanta aho uyiso wabaye iki Hanta mwana wa Hanta wabaye iki Hanta bro wabaye iki Hanta turire mwana wa Hanta tuzi tubwire bugenze bitubaye iki Hanta mama binikira Hanta ari kuza umuntu w'umugabo turakubuza ubaye iki reka ibintu byo kurira tubwira icyo ubaye Hanta akusema mwana wa Hanta niki kigushavuje bene kagene ku buryo wabyo ubaye iki niki kigushavuje mwana wanjye kunzi ko ufite byose ukaba ntacyo ubuze mwana wanjye niki kiguteye agahinda bigeze hanga Isabelle gutwaye mbwira ni Isabelle agutwaye iki Isabelle gutwaye iki Amanda wabaye mutima ndumva nose tubwire niba ari Isabelle tugikemura ndatumandira kuko ubaye iki mwana wanjye nkunda ubaye iki kuko ubaye iki mwana wa ubaye iki Hanta sinzi n'Imana nkunda sinzi niba mw'ubuzima ari byishimira inzigera ngi ayiwe nese ubaye iki wasanga ari ikidega Isabelle mukoreye hano ubaye iki mwana wa mbwira niba ari we ngikemura none ahangaha ya nawe none se bigenze bite Hanta sigaho Hanta none se bite Hanta tubwire nibiki none se brother abaye iki koko Hanta bimeze bite ariko se ibi niki koko mama Familia yaciye inyuma ivuga umwana twita ntabwo ari uwanjye narabikubwiye umutima urenda guturika wagira ngo urugo baruhambyemo umusazi agiye kuba nk'akandi bari we uzi icyo gukora ni ibiki mukagira imana ariko umwuka byara ibi ni ibiki mama ibi ni ibiki kuko wamugane wawe wabibwiwe n'iki mwana wabibwiwe n'iki kuko wabibwiwe n'iki Hanta wabibwiwe ndamwica we nkura umva ko bavuga ngo ndamwica wabibonye
ibi ni ibiki ariko mana kuki navukiye kuruha mama nubona ndabigenza kari agakobwa kabonye bamaze gusezerana ariko mana kuki kukumana oya buriya mama tuza wumve Neza nakubwiraga dore bigiye kumera nk'ibyanjye bigiye kumera nk'ibyanjye kuki hanta wabwiwe nande ninde muntu wakubwiye ibyo bintu baba nongwire ubivanye he inde ubugavumirane wabimbwiye niko yakubwiye ngo ntabwo narabikubwiye ngo afite ihabara wanga kubyumva yaje hano mbona rimeze nka rero umwe kumwishyuza wanga we mama ariko sibi ni iki koko haguruka mama we haguruka wiba nk'umwana nawe we mama haguruka wiba nk'umwana ntacyumbwira kuko ntakwihangana mfite ariko ubu murabona ibintu nzabihoramo kugera ryari ariko mana kuki abonye nyine bamaze gusezerana mu murenge urumva aravuga ati birarangiye reka namubwire ko ntwite wese yaba yarimutereye hewe uru rugo nzahora mu bintu nk'ibi ngibi murabona ngenda nzapfa nuretse umutima kuko siyo ndayeyo kandi iyindi ntabwo umenya nimaze gutuza arakwirangirije nyine bibaye nk'ibyanjye ko fotokopi neza niko hanze umuryango wacu ngo bawuhabye iki koko vumiriya nawe aka kanya aje mirangore no kurura mukunda ukuntu namurwaniriye kuko se byari bivuye ariko hantamwibone ntabwo byarangiye umuryango wanjye wose wasenyutse kubera vumiriya brother ihangane nibyo nakubwiraga urumva nibyo nababwiye dore iki kigabo cyaje aha ngaha nubwo ntakibonye neza urumva kiza gisakuza kiba ngo kiramushaka urumva mama icyo kigabo gishobora kuba ari ihabara rye urumva urigengende ntabwo nyira icyo kigabo gishobora kuba ari ihabara rye cyari kije kumwishyuza urumva ushobora kuba aricyo cyari cy'umuntu nose n'umva niya modoka niba yarayigurishije akaza tubeshya ngo amafaranga barayamwibye urumva kitari kije kumwishyuza n'ikintu kibabaje n'imodoka yarayimuhaye niwe yayihaye tubeshya ngo yarayigurishije hanta sinabikubwiye sinakubwiye ngo cyaje aha ngaha nubwo ntagikubise amaso ngo nyimenye niba menye icyo ari cyo tunagihige ariko ntabwo tuzakibura uvumira iyo ujeje bundi ibi ni ibiki koko tugira Isabelle vumira nawe aziyongereho akubita ibyo Michel yatubwiye yadukoreye Imana ikwiriye kudutabara muri gahunda oya ibi ntabwo bishoboka mama tuzi hanta papa yarapfuye kubera ihangane mumugabo haguruka ihangane igisubizo ntabwo ari ukugira gute ntabwo ari ukuvuga ngo birarangiye sibyo reka dushakishe uburyo twagira gute twahanire uriya muginga dushakishe icyo gihabara cye urumva tukivane yo ntabwo nyira murabonda sina nta nubwo rurara mu rugo nubwo rurara yes ndeba birimo biraza gakeya umuntu arimo kurya utuboga two mu rugo hanyuma ukitera amazi ukaruhukamo ukisiga utuvuta ukabona turagufashe hajya wabona habona wakeye ugatambuka mu muhanda nkahora nk'umugabo ngawe muzima twabanye nkahekeza ukangubitamo n'agacupa ngo karakuyobotse kabisa karakuyobotse nyuma y'uko uje biragaragara ko harimo impinduka cyane kabisa wahise ugaruka nyine wabaye wa wundi wa kera ndimo ndaza nyine kandi ndabashimira uburyo mukomeza kubimfashamo uri na fit ariko merci beaucoup bigaragara ko hari abantu bakoze udusiporo twinshi hariya umuntu araryama ukaraga siporo ndumva ari sawa nk'uko rero mbikubwiye ngira amahirwe ngize amahirwe ndakubonye none ndagakoza kukureba mu rugo ariko twahise twari hafi mu rugo bahagaze hano tube tuganira gatoya hatagira n'umuntu twumva ko ibintu tugiye kuganira ni ibintu by'ingenzi cyane wowe wigira impungenge wandabizi abayobozi iyo muzanye amakuru yango ngo ibyo Rwanda ni by'ingenzi nzi ko
nakubwiye ngo nshakire ikibanza cyo kongera kubakamo inzu. Yego. Ayo makuru nayo nagusabye. Uhasanga wenda ari ka convocation kari hafi Oya. kuko nk'umugabo mugenzi wawe cyane ko turi n'inshuti aha kuba nagukenera ntabwo ari ibintu bya danje. arasa ariko- ubu bukize mu gihirahiro. Ya nkuranga Ndakumva muyo. urabizi ko umaze iminsi utashye ku mbabazi byose uko urabyibuka Ndabizirikana cyane. kandi wibuka ko twanahuye umunsi uvayo utarajya no mu rugo ukambwira ko umeze neza yewe mu bitumye utaha ari uko waritwaye neza. So rero muri iyi minsi mfite amakuru y'uko uri gukora ibintu bisa n'ibyaha n'ubundi bishobora kuba byagusubizayo. Oya muyo urambeshye. Oya Muranga oya rwose. nyine nkuko nari mbikubwira ndashaka ko tubiganiraho ibintu wagerageza ukabiha umurongo uti gute muri iyi minsi muyo buretse Eh. nk'ubu ngubu koko kubizi ko nta gihe kirekire ndamara hanze. Yego. Nkaba nta muturage turakurwazanya. Iwanjye nkaba ari ibisanzwe. Ayo makuru ni bwoko kirimo kuvuga. Ngambwire reka ngutege yombi none se nagirane. muri iyi minsi mfite raporo makuru avuga ko urimo gukubita umugore wawe Isabelle. Ufite raporo? Yego. Akamuyivuze raporo nawe ngira ngo ni exaggeration. Oya. Mfite Raporo amakuru. se wayihawe nande? Mfite amakuru y'uko uri gukubita umugore wawe Isabelle Aya makuru ni kandi umugore wawe aratwite. Nawe urabizi ko mu byatumye ahabwa imbabazi nawe yingo yayitwaye neza nkuko nawe bitwaye neza. Mwataye igihe kimwe ngira ngo urabyibuka. Urampamagaye ngira ubwoba. Ni iki? Habaye iki? Mbabara mbwira. Byagenze gute? Ndumva ntazi icyo agahinda kanyishe. None se kutambwira byagenze gute? Nananiwe Unteye ubwoba. kumutuzi, nananiwe kuryama, nananiwe nabuze amerekezo, nabuze amajya n'amaza. Narababwiye ngo ibi bintu mbivuge hakiri kare, Vumiriya bivuge bijye hagaragara hakiri kare. None ibintu babyimenyeye hashize ukwezi bavuye kubohana. Nduzi ko ari ukubohana mu rukiko. Ntubimbwira. Bwa butelefone bwanyu Jeanne yarabumvaga ibyo mwaganiraga byose. Ngo iki? Jeanne yaratwumvirije. Ibintu byose twavuze. Yarabumvaga nyine. Mujya ku misozi mukasama mukagira ngo ntababumva. None Jeanne niwe wabibwiye Hanta? Umva kubwira. Nta mahoro mfite. Uriya muryango uradufata nk'ingegera, uradufata nk'abantu badashobotse basezeranye kugira ngo bakunde babone imitungo. None se ibyo bibwiye Kandi narabivugaga. Ukaba uwa mbere wo kumbwira ngo mama ngo ya mugiye mugira ukuri. Mumese kamwe. Abiki gihe muratandaraza. Iyo utandaraje uratanyuka. Ntabwo ibi bintu nabivugaga. Mama, nukuri ibi bintu namugira inama kugira ngo Vumiriya yubake. Sinigeze mushuka. Hanta watwubaga, Hanta na muryango wari umaze kutugarurira icyubahiro. Vumiriya niwe guhamagara bikubwira. So rero ko uri gukubita umugore Muranga muri ya makosa umugore yakora ayo ariyo yose noneho ukamukubita bwabyo ni icyaha kandi gikomeye. Noneho gukubita umugore utwite byo biri danje. Sinize amategeko ariko nk'umuyobozi ibyo ni ibintu bishobora kuba byagukururira gusubira hariya ahantu kongera ugafungwa bakagukatira bakuziza icyo cyaha cyo kumukubita. Noneho niba utarunabizi ibintu ugomba kumenya buriya baramutse bagukatiye bakuziza gukubita umugore waratashye ku mbabazi burya na ya myaka bakubabarira urayifunga barayikongera. Urubizi Iby'amategeko ndabisobanukiye. Okay. None se niba bisobanukiwe n'amahire nabyiza. Gutubuzi amategeko yasobanukiwe ugakora icyaha kiri Muranga. Akamuyo nuko mba n'ubwenda mwabigize birebire. Ni umwana muri guhana se? Nanjye ariko buriya wananyumva urugendo rwanjye na Isabelle uraruzi
ntacyo naguhisha cyangwa se ngo mvuge ngo ngiye guca ku ruhande, nta makuru yanjye udafite na Isabelle, sibyo? Ese Isabelle niba twarabanye nk'umugore akabaho ngo adashaka kumbyarira, nawe yakagize igihe cyo kumbyarira, umwana akamuhubuzamo, akaza mbeshya ngo ni Michel wamushutse, bikaba ngo nta mwana dufite, igihe kikaza kugera yapanze gahunda z'ubugome bwo kungirira nabi, iryo joro yangiremo nabi akaza kumbwira ngo nibwo namuteye inda, umuntu yapanga gahunda yo kuza kunyica akaba aribwo ambwira ngo njye namuteye inda. Icyo kintu ishyira mu mwanya wanjye, urumva, wumve amarangamutima yanjye, wumva agahinda mfite, wumva intimba mfite mu mutima wanjye. Guhora ambwira ngo yicarira mu rugo naramusanzemo yirwa nkubitaho ururimi nabasha kumva ngo ntite umwana, buya basinzi ko nawe wabyumva. Uko bamvanye hano amakuru urayazi, banjyana kwa muganga, iminsi namaze muri komura y'isi, nkwereke inkovu zikoze yabyihorera. Ndabizi naragusuye. Nose uragira ngo ngirene. Ni gute umuntu ashobora rero kwifata akambwira ngo atwise umwana wanjye, ngo ndetse mu ijoro yangiremo ubugome nka buriya bwo kunyica, mvuge ko ari ijoro yanyiciyemo, aribwo ambwira ngo yarasamye. Urwo rurimi wowe warwumva? Mama nurezi gutambwira nyine Vumiriya twavuganye nanga nawe ko nkubwira nkamera nkaho nsuka inyuma yawe, nta igihe cy'ubusa ntabwo nkubwira ko yampamagaye yamvugishije. Urumva ibi bintu byose guhera kuri kimwe byose uriya muryango urabizi, namwe murashogoshera ngo ntacyo bazi. Ukwezi basezeranye koko ubu ntibazajya bavuga ko ari imitungo twashakaga. uva niwe koko nkora iki koko? Data we mbega gusiga gutinda ku isi ko ari ukubona ibibi, gutinda gusigara kuri nose. Ubundi se Jeanne ibingi yabyinjiye mate byaramurebaga, ubundi se Vumiriya yamuha amafaranga n'ibyari kurangira. we mbega ngo turata agataro, mbega ubu Vumiriya yabuze amafaranga make ya Jeanne koko ngo aceceke. Baba we ibi ni ibiki bibaye ko narizi ko Vumiriya azabyivugira, ntabwo numvaga ko ari undi muntu uzaturuka akabibwira ahandi atari Vumiriya ubyivugiye. No baba reka rero nkubwire, ibi byose biturutse kuri wowe na Vumiriya, muntuye mu mahwa mukanta mu ijandwe mu isayo ntashobora kuzivanamo kubera ubucucu bwanyu, mugira kugira inama mbi, mugira kuvugira ku gasozi, erega mwishongora muvuga ubusa, byose barabimenya. Ntabwo narizi ko bizagera ahangaha pe, sinarizi ko bizamenyekana muri ubu buryo. Baba we mbega kubyara umwana iyo ngira n'akandi kakamoza. Mwanga banza wumva akababaro mbayemo, wumve uburyo mbananye n'umugore witwa Isabelle muri uriya muryango. buriya rero gusohoka nkakubitana nawe amaso byonyine bita numva mahamutse, yakongera cyo kongo rantwiti bikaba ibindi mbwira mbyitwaremo guturagira ngo ngirene ibyiza. Namugira inama, sibyo? Namugira inama yanga kunyumva, ndamubwira ngo nashogoshere, niba hari icyo twamufasha asohoke, sibyo? Hara mu rugo ajye gusha kandi hanaba, cyangwa se asange umugabo wagize gute wamuteye inda babane. ngo nkugire na oketsoke nabyumvise. Buriya ikosa umugore yakora cyangwa undi muntu ari wese icyaha yagukorera ntigisobanuye ko urwana ukubita n'icyaha nkuranga. Buriya wagombaga kumurega, uretse ko ibibazo byanyu tugiye kubyinjiramo tukabikurikirana, ariko reka nkugire inama nk'umugabo, reka gukubita Isabelle, bigize icyaha. Hanyuma Isabelle nawe ndaje ngerageze muganirize nk'umuyobozi, turi kumvikana? Ndakumva muyobo, turi kumvikana? Ndakumva rwose. Muganirize nk'umuyobozi, ariko ibyo kumukubita ndakubujije. Mbabarira tutongera tukakubura bagufunze. Isabelle niba yarakoze icyo cyaha ugomba kuturegera, ariko ndaje mbikurikirane. Ikiriho ni iki rero, nuko ibintu byo kumukubita umusohora mu nzu
ugomba kubireka, ugomba kuba intangarugero ukagira discipline nkuranga, mbabarira turi inshuti, basubikore ko turi inshuti, ariko ibintu byo gukubita nkuranga mbabarira umujinya wawe ndabuze. Muyobore kambwira ikintu kimwe nkuko binsabye ugire vuze mu rugo. Yego dusase inzobe atubwire umuntu wamuteye inda wenda nabyo tubimenye. Yego hanyuma ntagumya kwinangira ubwo nzasohoka cyangwa sohoke. Oya nkuranga icyo kintu ntabwo ari wo muti, se warindira akabyara basi. Muyobo uzaze mu rugo tubiganire, wigire mu mirimo yawe, ariko birandemereye pe birandemereye. Oya ubwo byakwemerera kose ariko gukubita no. Ahubwo ndagutegereje. Ihangane ntukuri. None se Vumiri ari hehe? Ari yongirana kandi nabyaye kakamoza ariko kwa kundi ubyara umwana niwongere ubu se bari abantu tuzareba he? Tuzahuza amaso nabo koko? Tuzahuza amaso nabo? Ibi bintu ko bazavuga ko twari tubizi kandi koko twari tubizi. nose bazaba bavuga ubusa ntabwo twari tubizi. Ibi bintu igihe nahereye mbabwira ngo mwaritse akavugisha ukuri akabivuga, ariko ukuri ko guca mana. None se Vumira ko yadusabye kubiceceka akazabyivugira, twari kubigenza gute? Twari kubigenza gute? Ihangane urarwaye utamererwa nabi. Sebye mu bandi babyeyi umwana nibyariye umwana mbwira ntiyumve umwana. None se Vumira arihe makutambwira niba mwavuganye yakubwiye ko agiye hehe? Araza hano? Mbega urwandiko twanditse mbega? Umva nkubwire Mama ni ukuri pe. namenye Imana ntabwo nakwiyahura, ariko urwego ngezemo Ibi byo nagiye kwicuza ibi byose. Inama nahaye Vumira nagiye kukicuza, ariko nta kibi nari ngambiriye, ntacyo habe na kimwe. Nuwende umva nkubwire nuwende nyina mu nyenga aramenyekana muri ibicucu, mwumvaga se ko muzahisha ibintu bizwi n'abandi bantu ntibimenyekane? Nzi ko utari kumbwira igihe wamagarikije hano, nkabona ufite ibibazo byinshi wabaye. Naraye ndiraje. Warijijwe n'iki se kandi mpari? Yewe ibintu byo gushaka nabivuyemo. Izina rya Yesu. Nabivuyemo kabisa. Ibibazo biri hanze zimo ndabatwitse. Ngo ibibazo biri hanze hanga ntago byatuma ushaka umugore. Wowe se wowe? None se reka nkubaza. Ko nakubwiye ngo witonde ugakomeza umpatira ngo tugiye mu murenge ngo dukore ubukwe ngo tubigenze gute? Umuntu yakongera gukomeza kubizera? Nuse nakoze iki ngiwe? Ukoze iki se mwese si muri kimwe? Bandise twese se bandi. Kuri kunera ubwoba mudugu. Ubwoba bw'iki se bwo ngukubise? Nuse ko waraka rugame nkunye waraka. Ngiye namaze kumenya inkuru ya Vumiriya y'ukuntu akimara kuva mu murenge amaze gusezerana hanta. Kandi kuyu musozi nkurikije urukundo Vumiriya yari yareretse hanta nawe amaze kwigarura umutima we aravuga ati uyu mugore ko abereye urugo. Nese inkuru ye ntayizi. Nose ko banyeze bivuze ko ndi iriya nkuru irakwiye y'ukuntu umuntu nka Vumiriya twafatiraga icyitegererezo nk'uyu mudugudu ashobora gutinyuka agakora ibintu nka biriya. None se Vumiriya na Jani ni abantu bamwe cyangwa Vumiriya na Jani bafite amaraso amwe? Mwese ntimuri abagore. Ubu nawe urashaka tujye mu murenge ejo bundi utazatangira umbwire ngo ngiye ibyo bintu wabinye wowe uyu mbonye se ntabwo wasanze ndi isugi. Uri isugi se hari ingufu nasizeho? None se mudugu ku buryo nibura mvuga ngo narahafunze uko duhenzanye mfunguraho. None se mudugu rega ntago abantu bose batwara inda uko batari isugi. Use nta sugi nzi zabyaye. Patri ndakubwiye ngo ngwino duse naho duhuriye aha ngaha sibyo, ariko mva ikibazo ngiye mfite ndagira ngo ugende. Urumva naye mbitekereje nijoro ndehe imitungo bari abantu bafite, ndeba yuko umuntu ari kugenda afataho duke uhasigaye inzu, genda ujye kubaka inzu. Ngo hese iki mama kandi se ngo iki? Ndavuze ngo genda ujye kubaka inzu, imodoka twarayibonye hitubaka inzu. Inzu subwo none umuntu yayibakuraho gute mu byukuri?
urabizi ukuntu oya buretse gato urabizi ukuntu wegera gutya nabyo nabitekereje wegera gutya ugahereza uriya mugore si wanda konse inkuru ukamuhereza ibintu bituma asinzira mu gitondo ukamubwira ko byagenze gutya urahita ubimuhereza abihereza umugabo we mu gitondo ashiduke yamaze gusinya niko bimeze turagenda kwa noteri dushakishe iby'ubugure ibiki by'ibipapuro n'ibiki abikuzanira noneho nurangiza umugore uti nta kundi uko byagenda uko ariko kose nutampereza iyi nzu ubwo nyine inguru zawe zagiye hasi mama kiyo misiyo noneho numva ngiye kumanika amaboko ariko ngaho nyumvire n'ukuri kw'Imana wenda iby'imodoka byo byari byoroshye kuko ntabwo byari byanditse kuri Vumiriye ariko inzu wibuke ko yanditse ku mugabo we aramaze ni ukuvuga ngo impapuro cyangwa impapuro turi buze gushaka urandika uti umva ukuntu wandika uti cyangwa kuri mashine zawe ukandika ngo njyewe ukavuga izina rye warangiza ugashyiraho umugore we Vumiriya warangiza ugashyiraho umuryango wose ko babyemeye bagasinya iriya nzu twefa noneho bagasarira rimwe noneho umva uriya mukecuru wabo yewe na nyina abahungu be abakasana be bose bagasarira rimwe nkuko nanjye nasaze nkirwa ku musozi mama ibyo ngibyo ko numva biri kungora ariko ngaho nyumvira niki kikuri kugoramo bikamubwira sibyo ikintu cya mbere gihari ni kimwe sinzi ukuntu iyo miti ngiye nabashaga kuyimuha ubwe arabizi ko atanabizi ko namuhaga imiti yego nyine ubwe se arabiha umugabo we gute noneho kuri ya mugabo asigaye acanye ku maso ubwibazo umugore wari kumucisha kumucisha umugore uti rero ibyo byose nabyizeho uti akangaka kari buze kuza kudufasha guhindura ubwenge bw'umugabo sibyo arashiduka mu gitondo byarabaye tuzashiduke tubabwira ngo nimuve muri iyi nzu ku buryo se nge namara kubona nawe nkahita nanjye njya gushaka twaravumbuye nta kindi mushaka kugira ngo musezerane n'abantu muhite mudevorusa mutandukane mugabane imitungo nunze mudugu niwe uri kuvuga ibyo bintu ni wowe cyangwa ntago ari wowe oya nuwo mpetse noneho nese urabona none se mariage si ikomeje nawe basi nganone ka nkuyereke nuko reka nkubwire none se abo mwagatukisha bose none se ushatse kuvuga ko Vumiriya na Jana n'abantu bamwe badufashe uratugereranya abo zibura agahenda hanta afite so umugabo se none se hanta nawe muri abantu bamwe bari abantu uzi ko babanje no kubana bakanatera n'amata urayero umukozi none se kiriya ntago ari uwo hanta hanyuma se agiye kumukurikiza uwe noneho none se wese abwirwa n'ikigeze amupimisha none se ibyo Vumiriya yakoze nibyo ngiye nakora ari mbimeze kimwe cyangwa urabona ngiye Vumiriya ndi mu mutwe kubyo yanshora kuza gusakuza ngo witineza abantu mudugu ugiye kunkora ibintu nka bya bindi ibihe ngiye arwo nkubwiye ko nkwanze ngiye mvuze ko ibyo gushaka mbivuyemo none se ubwo nudashaka ngenda bawo ese w'inkuru se kunde buri kunkubita uraho gute se ubundi wayeho kubera jewe ari cyo uzaba wacyurika mwagiye mureka kugora abantu ngiye se nkubwiye ko nkwanze ariko ibintu byo gushaka no kwifasha hasi unyaburetse mudugu none se twabipanze reka mbanza n'ibyo buzima shareka gukomeza ibyo boya buzima se kandi ushaje ndashaje ngende umusanze wowe kwe kumenya ko nshaje none se nubushaje ari n'umwana ugira nuzi ko nshaje ngo wagenda ushaka abasore ntari okay ntacyo genda ushaka abakiri batoya ngenda umusaza nzasanga abakecuru bagenzi banye ntari nose mudugu nawe kuvuga ibi bintu ariko si none urabona nasinze ngiye gusa usazwe n'iki ariko usazwe n'iki ibyo bintu n'ibintu birenze byose twakoze mu nzu yawe ariko si basi tugende tubikore nanone basi nugerayo uratamva umeze neza ugaruke muri mu ngiye se nkubwiye ko ndi gushaka ibintu ngiye ubu ngubu reka nkubwize ukuri santima zarashize nubwo twaba turi kumwe ugakuramo byagorana yaragurishijwe nande dore yaranasinye rero hari ikintu utari kumva uzi ko Vumiriya ubundi twari twumvikanye ko akimara kumpa imodoka utamva mu buzima bwe noneho misiyo iri kunjyanamo irenze imodoka n'ahantu bihuriye kuko nawe urumva none utari kungora nyine nukuvuga ngo dukore ibintu ibyo ari byo byose ku buryo tubasaza nakubwiye story y'ibyambayeho iriya nzu cyangwa n'ibindi byose ni wowe ubifite urumva ni wowe ubifite nubwo tudafite bikeya ariko nibura ikindi cya kabiri wibuke kuri bamenye ko ndiho ngewe bahita baza bakatwica nawe banakwica nawe utiretse urumva tugize imana wowe urabwira uti imodoka nayigurishije nari natangiye kubaka none ndimo ndaburaho nka miliyoni nka 15 niba iyo nzu utayimpaye noneho ngaho uhita usinyira amafaranga uyamereze aguhereze miliyoni 15 none se ahubwo nta kindi twabaka kitari inzu yaba inzu cyane cyane numvaga ngewe inzu
ariko nimba bitabaye hita umubwira uti nari ndi kubaka none inzu yanjye ngo yaraguye cyangwa yagize ite none ndashaka miliyoni 15 nutazimubwo nibyo ngibyo umenye ko dufitanye igihango kandi gikomeye cyane. kino kingoye ni ukuntu ndi bwongere kumujya imbere kandi nzi neza ko yambwiye ati pi ninongera kukubona mu maso yanjye reba amakosa unkoresheje kandi koko mama Mariya ni amakosa akomeye. Sinzi ukuntu rero ndi kumva noneho ibintu by'inzu ukuntu bigorana. None se uretse nkubaza ubundi ko nshimye umugabo wari bubisinye sibyo biragera kuri noteri gute? Biragera si kashi twahita tuhagera ku kanya gahita sinya sa amafaranga se hari ikindi wowe hari n'amafaranga umva ikindi rero banza utekereze urebe ukuntu narushye nkaruhana ibanga nari kubwiye ejo bundi none ndari kubwiye nka wakamfashije uravuze uti dore kuko buriya ngiye mwahisemo nabavanye ku nzoka biriya bintu rwose inzoka yesi ihena ugiye kunyanga none ugiye kunyanga bwa kabiri ugiye kunyanga bwa kabiri nzahita niyahura ngese nigeze nkwanga nzahita niyahura none nganyumva ibintu uri kuvuga ukungiranye na Vumiriya w'ikirara mu wende w'ikirara uvuze ngo iki nakubwiye ngo yari umukobwa twafatiragaho icyitegerezo ni ikirara he ni ikirara yigeze araye ariko ibintu mwakoze niba umuntu nkuriye ashobora gukora ibintu nka biriya akabikora hantu umuntu wamurwaniye ishyaka ariko ubundi rurarwa ntiwarwayemo nturuzi yarakwiye gukora ibintu nka biriya nese niba yarakoreye hantu ibintu bimeze kuriya njyewe noneho wamura bimeze ibintu bya Vumiriya na Jani kuki uri kubihuza abagore bose bo muri uru Rwanda bose se baba bameze nka Vumiriya ubu ntabwo mama bacu babashakanye n'abapapa bacu bakaba basazanye kandi twese tuvuka kuri papa umwe wowe papa wawe n'abana bose muvukana ntabwo aramumwisha ko zuri umugore wirira se wite kubiza kurira utaneza abantu oya wirira ukomeza kwiriza ndikwiriza mudugu ndikwiriza ariko se noneho ngiye kwa nkubwiye ko ibintu bivuyemo nabihetse ibyo kibaye icyaha komana ja uri ikigoryi umunsi ubundi naguhaye niwo munsi nemera ko nari ikigoryi uretse unyumvire ngayibaze nwite none ibaze nwite ntabwo twabikoze ndi meze neza ndizugi ngayibaze none unyanze ndanatwaye nini ngayibaze ngabitekereze mudugu uramutse Nese waba twita ukabutabizi nta yindi ufite ndase izaza ubizute se arubwo nanubwo nabona n'ukwezi kwanye nago kwanye kujya uri kuvuga gutyo kwese wowe ukuntu babipima cyangwa ubu ntiwakaba warabyumvise ja n'ukuri kumbwira mudugu n'ukuri kumbwira n'ibintu byose twapanze ariko se twapanze bikira amafaranga yawe nariye ku buryo uri kumbwira ngo nakuririye amafaranga yo kuza abagabo muri abago mudugu uragiye uransize unisenge uragira ngo ndari hano Shaurumu mana we numva ngiye gusana Ana we none zubwo ninsanganwe abana pasha sinza ngabazi mbabarira tuga ngareka tubiganire ega mama nanjye umuruho wawe nawuriye none se wakabimenye ubu uri he uzi kungusha ko wari kubona ministre cyangwa ukaba n'ikindi none utangiye kwigira gutyo utangiye kwicuza tugize Imana tubonye icyambo kandi amahirwe azarimwe mu buzima nimba tugize Imana tukabona ahantu tugenda twinjirira uriya muryango none wowe ubyange ntago mbyanze none ariko none ndi kumva mfite ubwoba pe ariko ngaho ni mu nyumvire ubwabwe iki wagicoco ndeba hano ubwoba bw'iki mama winkangarega naye ndi gutekereza naye narakuze ndi umuntu mukuru nyine nanjye ndimo ndakubwira inzira zose nanjye reka mfata umwanya wo kubitekereza basi ndabyemeye kugira ngo wishime nese ko byose nimba ubyemeye birampa igihe cyo kugira ngo utekereze sibyo nuramuka ubyanze ugaceceka ndabona yuko ibyo ndi gutekereza utarimo urabyumva sibyo ahubwo wari uzi ikindi ntekereje uretse mubwire iby'amafaranga nta nibyo shaka ndashaka iriya nzu iby'amafaranga byo numva byakunda oya n'amafaranga ni ngombwa ariko iriya nzu yewe niyo nshaka ibintu by'ubwoba reka nkubwire ugiye kongera kundesova inshuro zingahe iya kabiri ma ikizamini gikomeye ariko kugira nanjye nkeke ko nabaye umugabo ugomba kubikora kandi bitarenze muri iyi minsi cyane sawa ariko birakaze injirira ugize Imana ubonye cyangwa Imana irakubwita ngaho hitano none utangiye kubikerenza injirira
gusubira imbere ya Ruvumiriya guteka ari komeza ugende ujye hariya nanjye reka nkomeze ntanjye mu rugo urasaga mu rugo kandi umbwira ijambo ryiza sawa nari umbwira ijambo ryiza ugumeye ushobora kundeba nabiso nuzi kutambwira nanu rega Jane rero nakubeshye biriya bintu byavumiriye byanteye ihungabana. Ako ihungabana rimeze gute? Ibintu byo gushaka nabyigije nyuma. Ngo iki? Nibura nka nyuma y'umwaka. Mana we, uwo mwaka wose kumva atari mwinshi se? Naho mwinshi se ari umwaka umwe n'imyaka maze cyinshi niki. Ndumva ntacyo bintwaye nubwo nakigomera gutya. Ha kuki abagabo muri abagome? Ariko turabagome gute? Aho kuki ikintu cyose mushake mumaze kukibona muhita mudutererana. Mudugu uribuka ukuntu wankundaga. Mudugu uribuka ukuntu avuga ngo ndi Miss w'umudugu. Uribuka amagambo yose wajya kumbwira ngo nseka neza ngo ndema neza. Ibintu byose ubimbwira ngo mfite utuntu turyoshye si wabimbwiraga. None se ngiye ni yarabeshyaga. None se kuki nyine ibyo bintu utabikomeza bazo ugakomeza ukabimbwira. Se mudugu ushaka kungira nanjye babagore bo mu mujyi wa Kigali bose babakobwa babaye abafiyemere bose. Fiyemere se arubwo nawe wigeze ubyara. None se uko ngana kibazo niyo ntakubyarira. Mudugu uri umwanya wose naguhaye. Abandi bose bantereta. Kuki nabanze nkavuga ngo reka ngumane. Gagake ariko mutaratumva. Motari ushaka kubyumva. Kandi ja. Tapasi mbabarira dusubira uko twari. Ariko se ja reka nkubwire. Wambabariye ko ibintu byo gushaka nabivuyemo. Nashaka no kubyumva. Cyakora niba ushaka ko twiryohereza. Aho ndabyemera. Ntabwo nabyanze sinigeze nanakwanga. Turyoshye gute? Nyine ujuza nyine niba ubo bikumbuye ujuza nyine tubikore. Cyatwikundanira ibiraho ariko ibintu byo kuvuga ngo tugiye gukora ubukwe cyangwa gusezerana. Oya kabisa. Ndabizi buriya nta kindi kintu mamushaka. Urambe. Mamushaka uzi kuri kumbe. Warubizi kuri kumbe. Nuko se babengana. Nuko babenga. Mudugu waransezanyije ubukwe bahanta bose babizi mama bose babizi ni wacu bose babizi n'ukuntu mama wanjye akunda inda yawe. Ariko wakunda inda yanjye ngo akunda inda yanjye ubundi yayibonye ate? Kandi nose ntago namweretse amafoto yawe. Nese mama azi ibibazo dufite hano hanze. Nese mudugu ndagenda mbwire mama ngo ubukwe ngo bwarapfuye ngo kuko ngo umugabo wanjye ngo hano ngo tuba ngo boss wanjye ngo yasanze ngo mabuja wanjye ngo ayatwita indita ya kabiri itariye. Ubu ikintu cya mbere nza urumva umuntu ufite ubwenge bintu yabyumva. Yabyumva se arubwo nkubwiye ngo ugende ubabwira wihorere. None se ubundi kuki kungeranya n'abagore bo muri Kigali. Abagore bose batwita abana batarababo. Batarababo nyine. Ariko reka nkubaze. Ngiyewe ikintu namaze kubona abagabo benshi hano hanze bashobora kuba barera abana batarababo. Kuko none azi ubwenge mufite. Ubwenge areba ibuka ukuntu wajya gumfuira kuri hanta ngurira imyenda anyifatira neza urangije ukajya wirwa uwasama hanose iki se bagufata neza amfata neza nyine nagumvaga wasama unyasamira mbwira ngo barantwaye nani urukundo twari dufitanye aruko gusa wenda yajyaga nshima yuko namufatiraga neza umwana nani kandi tutarakundanaga ntago se wamufuiraga kandi n'ikintu kiri hagati yanjye nawe none reba amaze gusa neza none ameze neza Jane wa kera ubu nibwo unyanze ngo kubera ngo vumera nta namwe duhuriye. Rega byose niwe nyirabayazana. Byose niwe nyirabayazana bari yatumye umutima wanyu hena. Wena se wahenutse ngabasi wuhenure mbabari. Mbabasi wuhenure umutima. Ariko ja twikundaniye bisanzwe ibyo kubana tukabivanamo tukabishingukamo. Nkazashakane wowe uri umugabo nta kibazo. Wowe wanatera n'indi umuntu akabyara njyewe. Unagiye gute? Nganda twite rero ko nwite. Ariko n'urugero uri gutanga. Oya ndatwite byanya yawe. Ariko ntumenye mu rumenye urwaye mu bwonko. Mudugu ndwaye mu bwonko ngewe. Uratwite wowe ufite igipimo gipima inda. Kandi ngiye mbizi ko nwite. Ubizute se. Neza. Ubizute uvuga ko ubizute ngewe ubundi bakusha. Uko kina. Ngese niri bakwiye ko mfa gutera induko niboneye. Nuko umbwiye. Ariko se kuri kuvuga ngo nuko nkubwiye uri murazo ntera ubwoba ngo uratwite. Ngiye bakubwiye ko ntera inda kuwa mbere. Kabikoze ari kuwa mbere. Koze uri jini, uri shitani mudugu. Ariko ja. Sinagukunze ntibabibonye. Aricyo ntakoze kugira ngo basi bishime. Niba umuntu agize nambwira muri ubuzima turimo mbwira ikintu wankoreye.
wavuga ati nakoreye habona ko n'imvugo twa Jani hari ibintu namukora atazibagirwa no uvuga ngo mu gihe tumara nta kintu kiza na kimwe nigeze nkora ahubwo vuga ngo none ibi nibyo byinshi nyine amagambo uri kumwe ari kunyogiza n'ibyo se wabara nkore oke nta nubwo ntwite nivugiraga ntiwumva ibyo nicyo kibazo cyanyu icyo nicyo kibazo cyanyu ntabwo ntutari basi no kugira ngo ndebe ukuntu uzanabyakira ntutwite subiza uratwite ntutwite kawo sicyo usubiza kubera ko ntago utwite ndagutera indaho nagutera inda suka byemera abo ngubu ko nayishaka wagenda ukayikora yepfo yo ngo zangororera nuko ngo usigaye mfa none ntuza ariko reka nkubaza hari umuntu ushaka kwitonda Vumiriya buriya hanta wavuga ko ikibi yakoreye Vumiriya ari iki umuntu barinze no guha imodoka yarangiza akayihonga sha uriya mugabo amuteye inda mbese ni nko kumushimira warakoze kuntera inda ariko reka nkubwira aba yari ngewe ibi ngibi uri kwirigirisha nagufata nkagusekuza inzu mutwe ugasandara ntabwo biriya bintu ngewe wabinkora ngewe ari ngewe ubikoze ariko reka nkubaze ubu uri kwiriza nta modoka ndaguha nta nzu urabona ishyire mu mwanya wa hanta ubundi ubuhanta ararya bikamanuka ngo wankora iki nagufata nkagusekuza inzu unkoze biriya Vumiriya yakoze hanta nge nta n'imiyaga nashyiramo ko ndeba gutya ariko okay it's okay umugore mwiza ntacyo sibyo ntacyo ejo utazagenda ubwira abantu bose ngo umudugudu yarakwanze reka twikundanire ariko ibintu by'ubukwe no gusezerana ubihanagure mu bwonko kumana abagabo n'abagome bana abagabo n'abagome ariko n'abagome nagize noneho ndemeye iyo nk'ubu wari uri kuvuga ngo icyo dushaka hariya ngo iyo tumaze kukibona ngo ugende iyo ibyo mushaka mubibonye iyo nze ko tutararyamana ubu ngubu ngewe nawe we mudugudu ntabwo wari kuba uri kumbwira n'amagambo